meze neza inshuti zimaze kunshira ko twasangiraga icupa ko twakoraga byinshi ariko ubu ngubu nzi neza ko nazo nizobona kino kiganiro wowe muntu nkurikiye hano banza wicare wirebe witegereze ubwo ati se bundi isi ndimo ni yihe ese urugendo ndimo nuruhe ese urugendo bundi ruzampesa ijuru numara kwitekerezaho urahita ubona uburyo ugiye gushakamo Yesu kandi nukuri kwenda kubwiza ukuri ko Yesu arasubiza Yesu. Shalom. Shalom shalom. Umeze neza? Umutekano turashima Imana. Urakomeye? Ndaho ndashima Rurema. Turakwakiriye kuri Salvation Road TV. Yego. Watangira utwibwira? Nge banyita Nyirigira Julien. Abenshi manze nka Santiago. Julien, ni iki rero wabwira abantu bakurikira Salvation Road, abakunzi ba Yesu mu rubyiruko, message yawe, ubutumwa bwawe nubuhe? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko muri rusange n'abana muri rusange cyane n'abanyarwanda muri rusange, nta kintu kiryoha nko kumenya Yesu Kristo cyangwa kumenya Imana cyangwa kumenya gusenga. Nge nditangiraho urugero rutoya, nduntu umaze kumenya Imana, umaze kumenya Yesu Kristo, kuko ari aho yankuye ari naho amaze kungeza. Yego. Yesu Kristo ni umuntu ushobora guhindura ibyananiranye, urakomanga akagukingurira. Cyo kintu cya mbere nabonye. Uru rugendo ntago ari urugendo rugoroshye, ni urugendo bisaba guhozaho. Yego. Ni urugendo bisaba ko ufunguka ku maso ugasaba Imana kugira ngo ikongerere ubwenge. Yego. Gushaka Yesu Kristo nta bintu bigoye birimo, ahubwo ni umutima wawe n'ubwenge bwawe. Yego. Isi turi kuganamo ni isi igoye, ni isi irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini impamvu turi gushaka Yesu mu rubyiruko nuko urubyiruko rurimo rurangirika kurenzaho. Urubyiruko ruri kwishora mu bintu bibi. Yego. Kandi igihe cyagiye nikigaruka. Ariko kano kanya kuri uyu mwanya mbonye hano imbere ya kamera kuri Salvation TV, ndashishikariza urubyiruko gusenga, bamenye Yesu Kristo, bamenye Imana, nta kintu kigoye kirimo. Ndababwiza ukuri ko ngewe aho natangiriye gusenga hari ibyo Imana byinshi yankoreye, yampinduriye ubuzima, yampinduriye amateka, kandi n'ubu iracyabikora, kandi sinteze no guhagarara. Hano mumbonye kano kanya, n'ejo muzambona ndi kuvuga ijambo ry'Imana, hari urwego nzaba naravuyeho, hari urindi kugeraho. Ndababwiza ukuri ko mu gusenga nta kintu kiryoha nko gusenga, kandi gusenga niho umuntu asubirizwa. Amen. Ni ukuri kw'Imana pe, ndababwiza ukuri, singiye kubabeshya. Duhuriye aha ngaha, ejo bundi arahandi tuzahora atari aha ngaha. Yego. Yesu mu rubyiruko, dukeneye Yesu mu rubyiruko mu buryo bukomeye. Mushake Yesu kuko niho tuzasubirizwa. Ibi twirirwamo ni iby'isi, ibi tuzabisiga hano ku isi, ariko Yesu Kristo tuzajya kubana nawe mu ijuru bihoraho. Amen. Hari ikintu njya nibaza kimwe, sinzi niba umuntu ukora icyaha azi ukuzimu uko hasa. Bajya bavuga ngo ni umuriro utazima. Yego. Ase uzi kuzajya mu muriro utazima, ukazajya uhora imyaka yawe yose uri mu muriro utazima. Iyo kintu ubanza ugitekerezaho, ubanza ucyumve, kujya mu muriro utazima. Rero ntago ndi buvuge byinshi, nzakomeza kubana na Yesu Kristo aha ngaha imbere kuri Salvation Road TV. Ndabashishikariza kumenya Yesu, musenge, mugere mu nsengero. Gusenga ntabwo ari mu rusengero gusa, kandi gusenga ntabwo ari idini. Gusenga no mu rugo urahasengera. Uruko ubyutse, uruko ugiye kuryama, hamagara Yesu mu buzima bwawe, umuhamagara azabubemo, azabe mu buzima bwawe. Rero ngenda gushishikariza kubana na Yesu Kristo buri munsi, hera ubu ngubu. Wowe rubyiruko nkurikiye, watubwira gatoya turimo tuvugana ku musozo, wenda ni iki cyatumye umuhitamo mbere y'uko uhura nawe, umaze guhura nawe n'uyu munsi umaze kuba we, kugira ngo wenda umuntu ukureba atavuga ngo uriya mujama wasanga ari story arimo aradutera yumvisha ahantu. Biba byiza iyo umuntu yumvishe ngo ese uriya mutipe yahuye na Yesu gute, amugejeje he, niki cyatumye amuhitamo kugira ngo navuge ati nanjye uwo Yesu ndumva ndi kumushaka tu. Okay, urakoze cyane. Ikintu cya mbere nge nakubwira kinakomeye kandi kibanze, wowe ubwawe ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro. Nge nawe ubanza kwicara ukitekereza, ukareba isi urimo ni iyihe. Ndi mu isi yo kunywa amayoga, ndi mu isi imeze gutya, ndi mu isi mbi. Isi nshaka kuvuga mbi urayumva. Naricaye nitekerezaho, ntekereza ko ngomba gusenga. Yego. Binzamo, ndicara numva ari ibintu bindimo. Nuko natangiye urugendo rwanjye. Yego. Naratangiye n'imbaraga zanjye zose uko nshoboye.
natangiranye imbaraga nkeya ariko ubu ngubu aho bigeze ndabishimira Imana mu buryo bukomeye cyane. Yesu Kristo ari mu buzima bwanjye ndabyizeye kandi sinzi no gucika intege. Urugendo nuko narutangiye wowe muntu nkurikiye hano banza wicare wirebe witegereze ubwo ati se bundi isi ndimo ni iyihe, ese urugendo ndimo nuruhe, ese urugendo bundi ruzampesa ijuru. Numara kwitekerezaho urahita ubona uburyo ugiye gushakamo Yesu. Kandi ni ukuri kubera kubwiza ukuri ko Yesu arasubiza. Yesu arasubiza, ndababwiza ukuri. Ngiye aho maze kumusengeraho natangiriye amaze kunsubiza meze neza. Inshuti zimaze kunshira ko twasangiraga icupa ko twakoraga byinshi ariko ubu ngubu nzi neza ko nazo nizobona kino kiganiro hari Imana iri bukore kandi Imana ibimfashemo. Amen. So ndagushimiye rero, nekereza ko iyi ngiyi ni nka introduction. Neza ko tuzafata umwanya twisanzuye dutuje tuganire kugira ngo utange ubutumwa bwawe, kubera ko Yesu yaravuze ngo mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza, kandi icyo turimo turakora. Rero urakoze cyane kubw'umuhate wawe, kubw'inyota yawe, kandi warakoze guhitamo Yesu. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Namwe baho umugisha. Iyi ni Salvation TV, Arakabaho Rwanda. Shalom.